ariko ntabwo Chris ari umukozi w'Imana. Biragoye ko ibi mwabyumva, ariko reka nze nkubwire. Urabizi yuko ibitambo se ntiyabitanze. Buriya satani y'umukoreye, yego, haba hari ibintu ugomba gutamba, sibyo? Ngira ngo mu giterane cye yakoze haguyemo abantu 8 baje kumva ijambo, baje kureba ibitangaza, ngo bahaguye abantu 8. Kiriya biriya ni ibitambo abagomba gutanga. Bariya abantu 8 bagombaga uraza kureba abantu bapfuye ni mu ngeri zose. Mu bana bato hapfuyemo umwe, mu bakobwa b'abangavu bari gupfundura amabere hapfamo undi, mu bagore bajya kuba bato hapfamo undi, mu bagore bakuru hapfamo undi, mu bagabo hapfamo undi, sibyo? Ni ukuvuga ngo hapfuye abantu 8 ingeri zose, ariko mu byiciro bitandukanye. Yego, kandi ubundi urabizi ko mu kavuyo hapfa abasaza, hapfa abakecuru, hagapfa n'abana bato, ariko hapfuye abagabo, we mu ngeri, hapfa abakobwa. Mbese ni amaturo aba yatuye ashima, ni ibitambo. Biriya ni ibitambo yatanze. Bamwe bagashobora kugira ngo bapfuye ngo kubwo ngo ngakavuyo. Ntabwo ari byo. Uzi Chris abaye akorera Imana, kuko biriya bitangaza ngo akora nyine akaba ari iby'Imana. Ubwo none reka dusome Bibiliya, dusome Bibiliya ducira urubanza. Ubwo Pawulo yari arimo kubwiriza, uwitwa Utuku akicara mu idirishya agasinzira, agahanuka agapfa. None se Pawulo yarabwirije arataha, Utuku baramushyingura, sibyo? Yaramuzuye, kuko iyo aramuka atamuzuye byari kwitirirwa ko cyari kuba ari igitambo, sibyo? Cyari kuba ari igitambo. Chris rero bariya abantu yari kubazura. Niba atabazuye rero, ririya ni ituro yatuye shebuja. Yavuze ati mu ntama zanjye zaje ibihumbi, reba izo ugomba kubaga. Mbere yuko bapfa byagenze gute? Mbwira abantu bataza kugira ngo twebwe tuba tuje guharabika abantu. Habaye igiterane gikomeye, bacana amatara nijoro. Urumva hari amatara, abantu babona pe. Aravuga agezaho arababwira ati mwitegure mufate amatelefone yanyu. Abantu bafata amatelefone. Aravuga ati ngiye kuvuza trompete, imyirongi cyangwa se impanda. Ngiye kuvuza trompete 7, ngiye kuvuza impanda 7. Yego, ndavuze iya mbere, mvuze iya kabiri, mvuze iya gatatu, ningera ku mpanda, ningera ku ya gatandatu, murahita muzimya. Asaba abantu bari kuri rayitingi ko baza guhita bazimya urumuri. Ubwo cyari igihe cyo kwakira ubutegetsi bw'umwijima kugira ngo buze gukora. Ntago abadayimoni bashobora kuza habona, sibyo? Cyari igihe cyo kugira ngo bakire ubutegetsi bw'umwijima. Niyo system umubare 6 ngira ngo kwaje kwapura murawuzi. Kandi yagomba kuvuza 6. Abapfuye ni 8. Murabizi ko ibitambo by'Imana ni 7, ibitambo bya shitani ni 8. Impamvu ari 8 muzaze no mu muco nyarwanda, ni 8 nyine. Abana banjye ni 8 kandi ni 8 wawe. Iroro ndebe imandwa zari 8, sibyo? Abantu barabizi bajye mu mandwa barebe. Ibitambo by'abadayimoni bari 8. Yego. Noneho rero ubwo bantu batangiye, abantu baba bafana bo bameze nk'inka bajyanye mu ibagiro, bavuga ngo bari imbere ngo y'umuntu w'Imana, kandi kumbe dayimoni abantu arabaragiye arabafite. Bene data, kugira ngo abantu bazarokoke birabasaba guhumekerwa. Aho ibitangaza ni ibintu Mwuka Wera w'ubwe yazaga kwikorera anabatunguye, kugira ngo ahamirize abantu baraho nibatemezwa n'ibyo bari kuvuga,
baze kwemezwa n'ibyakozwe. Na Yesu ubwe yabwiye abantu, arababwira ati ibyo mvuga niba mutabyumva, nibura mwarebye ibyo nkora. Bisobanuye ko ibitangaza ni ikintu kigenewe abatizera. Yego. Yesu yakoraga ibitangaza kuko abantu banze kumwemera, kugira ngo nibura noneho sibyo nibabona ibyo akora bamwemere. Nubona umuntu rero afite objectif, amagambo ye 99% ari mu mwuka w'ibitangaza, ujye umenya ko uwo muntu ni intumwa itari ya Yesu, ni ya shitani. Ntabwo mbizi, ashobora no kuba ubwe yaritumye, kuko biriya bintu birimo amafaranga. Yego. Biriya bintu birimo amafaranga, birimo kwamamara, birimo amaturo, birimo impano zikomeye, abantu bahora mu ndege bagenda, abantu baca n'amafaranga. Nk'iki giterane cya Krisi, abantu bavuye mu bihugu bitandukanye bazi Burundi, bava muri za Tanzania, abandi bava mu Rwanda, abandi bava muri za Uganda, abandi bava muri za Congo, abandi bava muri za Zambia, muri za Malawi, muri za Mozambique, muri za Cameroon. Noneho abantu bakaza guterana bose bahuruye, baje kumva ubutumwa. Ntabwo ari ubutumwa, baba baje kureba ibitangaza. Ubutumwa se, ubutumwa hari aho butari se, nibafite za Bibiliya, ni ibitangaza. Baba bahuruye, hari abaje kureba ibitangaza, hari n'ababaje gufana. Hari umwuka wo gufana ubu wateye, aho usanga n'ubu dushobora kuvuga gutyo ugasanga abafana be baradututse, bagize gute, aba bari abafana baba baje gufana. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikira muri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Nshimire abantu mukomeje kugenda mukora subscribe. Kuri kamera ndi kumwe na Byishimo. Byishimo, umeze neza? Ni amahoro, turashima Imana. Ndagira ngo tugaruke mu kiganiro, tugaruka kuri uyu muhanuzi Chris Ndikumana, muvuga butumwa w'icyamamare. Umuvuga butumwa w'icyamamare. Ahangaha hanze rwose ubona ko ari icyamamare n'umuhanuzi. Uyu muhanuzi rero atiki kubavuga mu Kirundi. Ngira ngo turaza kugaruka kuri uyu mugabo ufite igikundiro hano kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'u Rwanda no hanze ya Afurika. Yego. Akaba ari umugabo utari mukuru cyane, uvuka hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ndi buze kujya mu mateka ya Chris Ndikumana, ahubwo ndaza kugaruka kuri bimwe mu biganiro twigeze gukora kera, tuvuga yuko ni amakuru twe tuba dutanga. Kandi mu nyumve, hari abantu b'abafana baba bafana umuntu, ntabwo nkubujije kumufana, si nkubujije kumukunda, ariko njyewe mba mvuga icyo bita mba nsesengura kandi nerekana n'ibyo nzi njyewe, mba ngenda mpishurirwa ku muntu. Uyu mugabo Chris Ndikumana, mu by'ukuri iyo umwitegereje ubona ari umukozi w'Imana. Ariko iyo ushishoje neza, ubona uyu mugabo afite indi mission. Ariko biragoye kubimenya, kuko mu kanwa kavuga Yesu, akavuga Imana. Ariko uramutse ugiye mu mwuka, ukamuzuminga neza, ukamushyira mu bipimo nyine bya laboratwari, uhita usanga rezilita spirituelle. Uhita iyo ugiye kumushakamo ubudiabolike, uhita usanga atari negatifu, ari positifu. Uhita usanga hari ibimenyetso simusiga byerekana ko uyu muvuga butumwa, iyo urebye neza ubona ko afite ubundi butumwa. Ndaje mbaho urugero. Kandi uyu mugabo witwa Chris Ndikumana, we n'umugabo bita Kayanja, Bishop Kayanja wa hano Uganda. Aba bantu ni intumwa zo mu kindi cyerekezo. Nge ntabwo nemera ko ari intumwa zivuga ubutumwa mu cyimbo cya Kristo. Ndagira ngo
nze kubishyiraho umucyo. yego. Chris Ndikumana ntabwo ari umuvugabutumwa uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Chris Ndikumana ntabwo ari umuhanuzi ufite umwuka akomora kuri Kristo, wa mwuka wera. Abantu bitonde cyane. Arakunzwe ndetse n'ibiterane bye usanga birimo amamiliyoni, ibihumbi by'abantu. Ndaje mbaye ibimenyetso simusiga bidashobora kugaragara ku muntu w'Imana bitabaho. Urebye urwego akoreraho, yita ngo ni urwego rw'ubuprofeti cyangwa rw'ubuvugabutumwa, ukareba n'imbaraga afite. Iyo ubishyize ku munzani uhita usanga uyu muntu afite indi si y'umwijima akorera. yego. Ibi abantu babyumve. Nujya Uganda ukareba uyu muntu witwa ngo ni Kayanja, ndabizi yuko ni inshuti y'Abanyarwanda. yego. Ariko iyo urebye ibintu baba bakora, ukareba ariya mavuta bafite, ukareba ukuntu Kayanja ahuha abantu bakitura hasi, ukareba iriya mbehe irimo amavuta bagenda akarabamo asiga abantu bagasinda bakagwa, ushyiraho question mark. Abantu biyeguriye isi y'umwijima kugira ngo babashe kuba ibihangange. Bakoresha imbaraga n'imyuka byo mu kindi kirere kitari ikirere cy'umwuka w'Imana kugira ngo babashe kuba ibihangange. Kandi rubanda rugari rukeneye Imana, kandi Imana bakeneye ni Imana ikora ibitangaza. Ni nayo mpamvu aba bantu bategura ibiterane bigari, ariko ibyo biterane akaba ari ibiterane byo gukora ibitangaza. Hari umupadiri witwaga Obaridi. Uriya mupadiri abantu basenga bari barabihishuriwe kera ko azaza. Yes, ko hari umupadiri ugiye kuzaduka muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda, akaza afite imbaraga zo gukora ibitangaza. Iyo abantu bajyaga rero mu materaniro ya Obaridi, topic cyangwa objective cyabaga ari igitambo cyo gukiza abarwayi. Bavandimwe bene data, ndagira ngo mumenye ko ntabwo intego za Yesu zigeze na rimwe ziba izo gukora ibitangaza. Ntabwo intego z'intumwa zigeze ziba na rimwe izo gukora ibitangaza. Nta giterane na kimwe Yesu yakoze cyo gukora ibitangaza. Nta giterane na kimwe intumwa zakoze cyo gukora ibitangaza. Abavugabutumwa bose babayeho bamamaza ubutumwa bwiza, bagambiriye kubohora abantu mu bubata bwa Satani, bagambiriye kubaka itorero ry'Imana no kuzana abantu kuri Kristo. Nta na rimwe bigeze bagira mu ntego zabo gukora ibitangaza, cyane cyane ko icyo bari bafite bwari ubutumwa bwiza. Naho ibitangaza ni ibintu umwuka wera w'ubwe yazaga kwikorera anabatunguye, kugira ngo ahamirize abantu bari aho, nibatemezwa n'ibyo bari kuvuga, baze kwemezwa n'ibyakozwe. Na Yesu ubwe yabwiye abantu, arababwira ati ibyo mvuga niba mutabyumva, nibura mwarebye ibyo nkora. Bisobanuye ko ibitangaza ni ikintu kigenewe abatizera. yego. Yesu yakoraga ibitangaza kuko abantu banze kumwemera, kugira ngo nibura noneho sibyo nibabona ibyo akora bamwemere. Nubona umuntu rero afite objective, amagambo ye 99% ari mu mwuka w'ibitangaza, ujye umenya ko uwo muntu ni intumwa itari iya Yesu, ni ya shitani. Ntabwo mbizi, ashobora no kuba ubwe yaritumye, kuko biriya bintu birimo amafaranga. yego. Biriya bintu birimo amafaranga, birimo kwamamara, birimo amaturo, birimo impano zikomeye, abantu bahora mu ndege bagenda, abantu baca n'amafaranga.
nk'iki giterane cya kirisi abantu bavuye mu bihugu bitandukanye bazi Burundi, bava muri za Tanzania, abandi bava mu Rwanda, abandi bava muri za Uganda, abandi bava muri za Congo, abandi bava muri za Zambia, muri za Malawi, muri za Mozambique, muri za Cameroon. Noneho abantu bakaza guterana bose bahuruye, baje kumva ubutumwa. Ntabwo ari ubutumwa, baba baje kureba ibitangaza. Ubutumwa hari aho butari se ntibafite za Bibiliya, ni ibitangaza. Baba bahuruye, hari abaje kureba ibitangaza, hari n'ababaje gufana. Hari umwuka wo gufana ubu wateye, aho usanga n'ubu dushobora kuvuga gutyo ugasanga abafana be baradututse. Ariko ntabwo Chris ari umukozi w'Imana. Biragoye ko ibi mwabyumva, ariko reka nze nkubwire. Urabizi yuko ibitambo se ntiyabitanze. Buriya satani y'umukoreye, yego, haba hari ibintu ugomba gutamba, sibyo? Ngira ngo mu giterane cye yakoze haguyemo abantu 8 baje kumva ijambo, baje kureba ibitangaza. Abantu 8. Kiriya biriya ni ibitambo abagomba gutanga. Bariya abantu 8 bagombaga uraza kureba abantu bapfuye ni mu ngeri zose. Mu bana bato hapfuyemo umwe, mu bakobwa b'abangavu bari gupfundura amabere hapfamo undi, mu bagore bajya kuba bato hapfamo undi, mu bagore bakuru hapfamo undi, mu bagabo hapfamo undi, sibyo? Ni ukuvuga ngo hapfuye abantu 8 ngeri zose, ariko mu byiciro bitandukanye. Yego. Kandi ubundi urabizi ko mu kavuyo hapfa abasaza, hapfa abakecuru, hagapfa n'abana bato. Ariko hapfuye abagabo, we mu ngeri, hapfa abakobwa. Mbese ni amaturo aba yatuye ashima. Ni ibitambo, biriya ni ibitambo yatanze. Bamwe bagashobora kugira ngo bapfuye ngo kubwo ngo ngakavuyo. Ntabwo ari byo. Uzi Chris abaye akorera Imana, kuko biriya bitangaza ngo akora nyine akaba ari iby'Imana. Ubwo none reka dusome Bibiliya. Dusome Bibiliya ducira urubanza. Ubwo Pawulo yari arimo kubwiriza, uwitwa Utuku akicara mu idirishya agasinzira, agahanuka agapfa. None se Pawulo yarabwirije arataha, Utuku baramushyingura. Sibyo? Yaramuzuye. Kuko iyo aramuka atamuzuye byari kwitirirwa ko cyari kuba ari igitambo. Sibyo? Cyari kuba ari igitambo. Chris rero bariya abantu yari kubazura. Niba atabazuye rero, ririya ni ituro yatuye shebuja. Yavuze ati mu ntama zanjye zaje ibihumbi kador izi, reba izo ugomba kubaga. Mbere yuko bapfa byagenze gute? Mbwira abantu bataza kugira ngo twebwe tuba tuje guharabika abantu. Habaye igiterane gikomeye, bacana amatara nijoro. Urumva hari amatara, abantu babona pe. Aravuga agezaho arababwira ati mwitegure mufate amatelefone yanyu. Abantu bafata amatelefone. Aravuga ati ngiye kuvuza trompete, imyirongi cyangwa se impanda. Ngiye kuvuza trompete 7, ngiye kuvuza impanda 7. Yego. Ndavuze iya mbere, mvuze iya kabiri, mvuze iya gatatu, ningera ku mpanda, ningera ku ya gatandatu, murahita muzimya. Asaba abantu bari kuri rayitingi ko baza guhita bazimya urumuri. Ubwo cyari igihe cyo kwakira ubutegetsi bw'umwijima kugira ngo buze gukora. Ntago abadayimoni bashobora kuza habona, sibyo? Cyari igihe cyo kugira ngo bakire ubutegetsi bw'umwijima. Niyo system umubare 6 ngira ngo kwaje kwapura murawuzi. Kandi yagomba kuvuza 6, abapfuye ni 8. Murabizi ko ibitambo by'Imana ni 7, ibitambo bya shitani ni 8. Mpamvu ari 8 muzaze no mu muco nyarwanda.
ni 8 nyine. Abana banjye ni 8 kandi ni 8 wawe. Irora undebe imandwa zari 8. Sibyo abantu barabizi bajye mu mandwa barebe. Ibitambo by'abadayimoni bari 8. Yego. Noneho rero ubwo bantu batangiye, abantu baba bafana bo bameze nk'inka bajyanye mwibagiro bavuga ngo bari imbere ngo y'umuntu w'Imana, kandi kumbe dayimoni abantu arabaragiye arabafite. Bene data, kugira ngo abantu bazarokoke birabasaba guhumekerwa. Buriya mu bintu bimbabaza nuko usanga i Burundi abantu bo mu matorero ya Pentecote bariyo, hari n'abapasitoro bagiyeyo, hari abantu bo muri ni Sepebu Eglise Pentecote y'i Burundi. Sibyo hari abantu baba barimo buzuye, abaririmbyi bariyo, abadiakoni bariyo, abashumba bariyo, abo bose bakajya kuronka iyo myaku, bakavayo bahumanye, barangiza bakagaruka mu ishengero bakaza guhumanya abandi. Biriya ni nka covid, ibintu biri diabolike ni nka covid. Niyo mpamvu birivuga ngo kwifatanya n'ababi byonona ingeso mbi. Bibiri avuga ngo ntimugakoreho, ntimukabane n'abatizera mudahuje. Ntabwo urusengero rw'Imana rushobora guhura na Bayali n'ibishushanyo bisengwa. Abantu batwumve neza, nta mutima mubi dufite. Tuba tubwira abantu ibyo tubona, ibyo tuzi, kugira ngo abantu bahumuke. Mufite Bibiliya, sibyo? Muzisome. Bibiliya ubwayo ibaha ikaze ubwo Yesu yapfaga i Golgota. Yego. Umwenda wari ukingirije mahera watabutsemo kabiri. Buri muntu wese ashobora kwigerera imbere y'Imana. Nta nkoni. Ntabwo ikintu dukeneye cyane ari ibitangaza. Ingwara urwaye nunayikira n'ubundi uzapfa. Sibyo? N'ubundi uzapfa. Nukiri ingwara urwaye uzapfa. Ivuze bishoboka, ariko nibinanirana uniyakire, umenye yuko nubwo wanayikira uzapfa. Sibyo? Abazima niko birivuga bazi ko bazapfa. Abarwayi rero bakwiriye kubimenya kuruta abazima. Niba umuntu mugendana ari muzima ntawe ataka, akwiriye kuzirikana ko azapfa. Weho unywa ibinini buri munsi, ukwiriye kuba ubizi cyane ko gupfa weho biri hafi. Noneho uyu Mutara yavugije trompete ya mbere, avuze iya kabiri, avuze iya gatatu, avuze iya kane, avuze iya gatanu, avuze iya gatandatu. Abari kuri rayitingi bahita bagira gute, bakuramo urumuri, hahita hacura umwijima. Hamajije gucura umwijima, abantu bose bari muri icyo giterane bahita bacana imuri zabo zo kwakira shitani. Z'amatelefone. Ni ukwakira ubwami bw'umwijima, ni ugutanga ikaze. bahita bo ubwabo baha ikaze Satani. Ati naje. Bamajije kumuha ikaze, bose bahise buzuzwa, barasakuza, bavuza induru nkaho hari ikintu kibaye kidasanzwe. Ubwo babandi barimo barapfa. Babandi 8 ubwo bahise bapfa. Sibyo? Bahise bapfa. None bamajije kuvuza induru, avuze iya karindwi. Amajije kuvuza iya karindwi rero abantu baraserebura. Noneho urumuri ruhita rugira gute, rugaruka. Noneho rumajije kugaruka rero abona ubutangira kugira gute, kubwiriza. Yamajije gukaribisha. Ni nka kwa kundi tuvuga ngo mbere yuko duterana reka tubanze duha ikaze, duhe karibu Imana n'Umwuka Wera. Reka dusaba umuntu umwe asenge. Burya si uko Imana iba idahari, ahubwo ni presence, ni ukugira geste dukora yuko ibyo bintu tubyemera ko turi buze gusabana. Iki kintu rero giteye ubwoba, ikintu giteye ubwoba. Nawe ibaze muvandi, nyumvira abantu bo baba baceza bumva yuko ngo bari kumwe n'umukozi w'Imana. Ariko uyu mutipe ni intumwa ikomeye hano ku mugabane wa Afurika. Ni umwe mu bantu bafite igisobanuro gikomeye mu isi y'umwijima. Ni umwe mu bantu bateye ubwoba. Sibyo? Ni umwe mu bantu we na Kayanja, ni abantu bakaze bo kwitondera cyane. Mu basengere
kandi rwose ni ibintu binababaje biteye agahinda kuko aba bantu bahozeho. Ariko nawe ibaze kubona umuntu ushobora kuvuga ngo umuntu ngo arasenga, n'abadayimoni barasenga bigira ubusa. Erega uyu mutipe we ibi bintu yabyinjiyemo kera, agira ngo n'ibintu byo gushaka kujya kwiga za kaminuza arabyihorera, yinjira mu kintu cyitwa afite ikintu bita kanguka. Ikintu bita kanguka abantu bagifashe nk'ubukiriro, bagifata nk'ikintu kibohora abantu, ariko iki kintu kirimo ubwiru bukomeye n'amabanga akize gute ateye ubwoba. Reka dusoze rero wenda tunabwira abantu ko tuzakomeza tugenda twebwe tubakora ku maso gusa kugira ngo bagire gute. None se mushumba, hari abantu bashobora guhita bibaza iki kibazo, abo bantu bapfuye uko ari 8 bakaba bapfiriye muri urwo ruvururu, muri iyo mvururu kwa Chris Ndikumana. Hari abantu bahita bavuga ati abo bantu bazagiye kubapima ngo bakareba icyabishe se kirabura, ni ugusanga ari umuvundo, umwuka wabaye mukeya, ibice bimwe by'umubiri ntibyagiramo ogisijene, noneho birangira bapfuye. Si icyo se hari ikindi, ni ukubura k'umwuka. Ntibajye bagiye gukora autobusi nicyo yerekana, wose nturi kubyumva. Babona umwuka wabaye muke kubera umuvundo wenda. Ariko nyamara si icyo, kuko rega abantu 8 ntabwo hari abantu bapfa, sibyo? Unabibwiye n'umuganga arakubwira ati hari abantu bafite ibyago byo kuba bapfa. Abambere bafite ibyago byo kuba bapfa ni abana bato, kuko ntabwo imibiri yabo iba yari yashobora kugira resistance ngo babe bakurura ogisijene ihagije mu mubiri. Abandi bantu bapfa ni abasaza, kubera yuko nabo imibiri yabo nta mbaraga iba ifite, baba bakeneye ahantu bisanzuye kugira ngo babone umwuka uhagije. Abandi bantu bapfa ni abantu basanzwe babana n'uburwayi mu mibiri yabo. Nuza kureba abantu bapfuye rero, hapfuye abantu b'injege, hari n'abari baherutse gukora ubukwe bakiri abajene Mariya, hapfuye abantu b'injege, kandi hapfa abantu bo mu byiciro byose. Pese ni nka kwa kundi usogongera ku ntango zose. Ibi rero ibyo bintu mubirebe. Icyambere, urupfu rw'aba bantu 8, ibi ni ibitambo Chris Ndikumana yatanze. Icya kabiri, ziriya trompete 7 yavugije, ku ya 6 bakazimya urumuri, bagacana amatelefone, hagacura umwijima. Iriya yari isaha yo kwakira ubwami buje kuyobora, sibyo? Kandi bwagombaga kuza nta ruhari, ahubwo hacanye imuri z'abantu bitabire. Kuriya kwari ukunywana, ni uguha ikaze. Iriya niyo saha bahereyeho ikaze. Biriya ni ibintu bikomeye, ni ibintu by'ubwiru bukomeye. Ariko nanone nanjye nkibaza, kuki mu biterane bikomeye akeshi ibyo hambere biriya bintu nta byabagaho, ariko kuki iby'ubu ngubu tujya kumva mwana tukumva ngo mucane amatara, ngo mucane telefone zanyu, ngo hari ikintu kigiye kuba, ngo tugiye kwinjira mu kirere cy'ubuhanuzi. Icyo kintu kiba bacanye telefone ni igiki? Reka wenda ibyo tunabireke. Ntabwo ubona abantu batipe bahirika abantu, yego, babakoza abahuha 5,000 agitunga ikiganza nk'ahantu hari 5,000 byose bikagwa. Uzi ko hari abantu bajyayo b'abakristo bakijijwe, bagasigara bahagaze, yagira guki kiganza bamwe bakaryama noneho babandi bagasigara bahagaze. Uzi ko iyo musigaye muhagaze, nyuma za kubabaza abo muri bo, azi neza ko muba mubaye opposite. Ubwo ntimuri ni ukuvuga ngo imyuka nikora, imyuka ibidakorana, sibyo? Kuko ntabwo umuntu wa Yesu uri mu mwuka wera n'imbaraga z'Imana, ntabwo biriya bintu byamuhirika, sibyo? Ntabwo ari amavuta y'amasukano yamutura hasi amugeraho, abadayimoni bo bakamubona, kuko abadayimoni bo baguhirika, ntabwo bikunda.
hari abantu benshi banatwandikire muri comment hari abantu bagiye bajya muri ayo materaniro rwose akavuga ati ngiye yanyuzeho ahirika abana nkoraho numva nta kibazo sinahirima ahubwo arahindukira abandi baramu abari spirituel yego noneho abari spirituel bisobanuye ko rero aba bantu tugeze mu bihe bikomeye shitani arimo gukora kandi agakoresha abantu bitwa abakozi b'Imana ndetse abantu bakanabayoboka kubera ko ngo bazi ko ari abakozi b'Imana ariko nyamara mufite amadini yanyu nubwo nayo arimo kurindagira ariko imirari iruta guhuma sibyo imirari iraruta guhuma kandi ndega nta n'uburyo satani yakora atiyoberekanyije nongere mbisubiremo ariko nawe wibaze Emi kubona abantu bashobora kuva muri Zambia abandi bakava Tanzania abandi bakava muri Kenya abandi bakava i Bugande abantu bakitabira igitaramo wenda i Burundi ngo baje kwa Chris cyangwa akabari bukorera igiterane muri Senegal aho yagikorera hose bakaza biruka ibihugu bigaca ibiti n'amabuye ati Chris yaje ngo Chris yaje kandi yazanye Bibiliya ufite ngo baje kwakira igitangaza gusa abantu bari aho barabitahana ibi nibyo rero n'abantu benshi barimo gushaka barashaka kuba aba superstar nyine bakaba abantu bimenywa bose bakaba abantu bavuza ifirimbi isigahuru kandi ibi umuntu bitanga ibi bitangwa no mu bwami bw'umwijima ntabwo Yesu izi impano biramureba Yesu ababajwe n'ubugingo ntabwo izi impano azifite reka dushimira abantu baba bakomeje kudukurikira mu biganiro tugenda tubagezaho kandi byiza ibi biganiro biba bikenewe muzajye mugenda mubyumva naho ubutaha mu bindi biganiro ciao ciao